Yes Lighter mbanje kwifuriza ibihe byiza mwebwe aho mwebwe muri kudukurikirana mbanje kwifuriza igitondo cyiza, ikigoroba cyiza, umunsi mwiza bitewe n'isaha urimo udukurikiranira cyangwa bitewe n'aho uri kuturebera. Just iyi ni Mura Empire kabisa nk'ibisanzwe tugiye kujya tubahata amashow ya danje, tugiye kujya tubakubita ikijyanye na sinema, indirimbo, ibijyanye n'ama interview agiye atandukanye, tuzajya tunakira n'abantu buriya b'abasitari cyane kuko nk'uko mubibona uko nicaye hano kabisa iburyo bwanjye ibumoso bwanjye n'abana bari kuburiya kabisa ngira ngo nk'uko muri kubona iburyo bwanjye ndi kumwe n'icyana kiri guceka hanyuma ibumoso bwanjye ndi kumwe nubwo ntabizi niba ari igisheri cyacyo ariko ntago mbizi neza hanyuma n'inyuma ya kamera turi kumwe n'uri kudukurikiranira ibijyanye n'amashusho hanyuma rero ubwo wowe uri kudukurikira bwo bwa mbere please banza ukore subscribe ufata agakumwe kawe banza ukore subscribe ibindi byose bizagenda byizana rero mbanje kubifuriza ibihe byiza aho muri mwese mukomeze mugubwe neza reka nongere mbahe ikaze kuko ubu nibwo tugiye kwinjira mu kiganiro byimbitse hanyuma nk'uko muri kubibona ntago ndi jyenyine kambanze mbaze ngo ubundi witwa nde uruwa hehe nize ariko mbanze ako se nifate kino iki ni ikijumba uri gufata wowe urajya uvuga ari uko nkubwiye ngo uvuge Okay, wabyumvise nta kibazo. okay so rero nta kibazo witwa nde uruwa uvuka he uruwa ukwande wabyumvise nta zina ngira ariko benshi bakunze kunyita bakunze kukwita Erikose. ubwo byanze bikunze ni bya bindi bya Eric niba atari Eric se ryaba ari Eric ubwo Eric rwose riva kuri Eric ndabigeze ntabwo ndi kure y'ukuri Ya simbizi gusa uhereye kera nk'uko ubyumva nyine nitwa ni Erikose niko biba bimeze cyane. okay nta kibazo hanyuma rero nk'uko bisanzwe ngira ngo si ubwa mbere wenda waba ugeze hano n'abantu batraveling kuri cano bayisure barebe mu busanzwe bari bakoze mu biki Ibiki bari bakoze mu biki bijyanye n'iki? hano kuri no cano nyine ni hehe handi ni ikihe kintu kindi bari buze kugusangamo Se nivyo wambwiraga wowe ukeneye kundeba andikamo Mura Empire 250 nta kindi bigusaba ukibagera urahita umbona kora subscribe like share and na comment ubundi dushyigikire ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu buri ko bwije nuko bukeye tano kwa tano kabisa. ariko nawe rero menya ubwenge bwawe warabuneye kabisa ntuzi ndakubwiye ngo hano kuri ino cano ni ikihe kintu kindi kintu bakuziho cyangwa se nibaza gusura ino cano bakayinjira mu mavideo yayo ni ikihe kintu bari buze kugusangamo uhita ubabwira ibindi biterekeranye ariko hagati aho ngaho nyine ntujye gukanda subscribe ayikanda ariko ndi kwibaza ni ikihe kintu kindi bagiye ku wari ubabwiye nyine cyangwa se njye byo nakubajije ubwo wabibabwiye byari byanciyeho. okay nta kibazo ubwo baraza nibaza gusura video nibaza gusura video ubwo baraza kukubona mu zihe Ikibazo cyawe uri kumbaza urwaye uvugira uburimi ariko ntacyo. aho ujya ndi kukubaza baraza kugusanga mu ndirimbo muri comedy muki ubusitani ni bwinshi buratandukanye ariko se nimba ukunda sinema cyangwa se ukunda comedy ndi comedians yitwa Erikose ubishaka nyine we tubibona kabisa uhita ubibona cyane. okay nta kibazo ngano no niba uri umukomediye ndagiye ngo dutere nk'akaburageri kamwe tugeze nk'akaburageri kamwe nyine kugira ngo sisiteme nyine okay reka ngutere brage dore mama yagiye kwa muganga agiye kumbyara uwo munsi nari naribonye neza kabisa ndigiye kuza bari kumbwira ati sohoka nkabyanga barambwira ngo sohoka ndabyanga ngo sohoka ndabyanga ariko mbona gukuma mundi munda ntago byakunda mbaza ngo nakoze iki nahise mubwira ati mama mbyara direct akimbyara mpita manuka mufasha akaboko mutekera agakoma ni ukuri ubundi kera baravyangaga ko mvuka uburebure bwanjye bwarutaga isura yanjye ariko ubu ngubu nsigaye nambara rinete kugira ngo batabona ko isura yanjye ikanganye. kabisa rero uranyemeje byatari ubwo rero ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikiranye even ubwo baraza kuza kubona uyu munsi cyangwa se ejo baraza kubona noneho video musubiririzo kabisa hari n'umuntu turi inyuma uri kugenda dufasha muri bino bintu byose cyangwa ngo tunamubwira ati big up kabisa mwita Berishat official kabisa mugene mu following kuri TikTok mugene mu following kuri Instagram na YouTube yarahageze naho abarenga ibihumbi bingahe bamaze kumukurikirana nawe rero nta kintu byaba bitwaye Berishat kabisa rero aho uri ewana Imana ikomeze bane nawe kandi ewana kabisa ibyo ugenda udukora natwe turi kugenda tubona yuko bifite imbaraga byatari so ubwo rero n'abantu mwese muri kudukurikirana mukomeze rega umuntu uryoherwe noneho mu kanya rero mushobora kuza gutungurwa nimuza kubona noneho mbazaniye n'umuhanzi araza kuba atamo boro za danje gusa wenda mbere y'uko dukomeza kambanze
umuntu uri iburyo bwanjye nawe mbanze muvugishe tubanze tunamenye ngo ese we azajya agaragara mu biki hano kuri ino cano, ese azaba ari mu biki? Ibyo bintu siko kuri se hari ubwo mbeshye? Rero nunabyanga uyu munsi ndaza kukwiteretera ibyo ntabwo ari ikibazo, ariko banza utwibwire, ndabona ufite utuntu tw'udusonisoni. Okay, amazina yanjye ni Wese, nkaba ndi umuhanzi. Nkunda indirimbo zigiye zitandukanye, sinzi ko muri mu mwanya nkabanza nkabaririmbira. Okay, ibyo se ambo ubwo tugiye kwanzika igitaramo gutya. Ugiye kuturirimbira indirimbo yawe cyangwa ugiye kuturirimbira indirimbo yo waba warakunze y'umuhanzi runaka? Okay, iyo ndirimbo ntabwo ari iyanjye, ni umuhanzi nakunze. Byaba byiza nabwo mubabwiye. Oya, nta kibazo mutubwire kugira ngo bize no kutworohera tunamenye ngo ese uwo muntu ninde? Okay, ni umuhanzi ukunzwe cyane, afite n'indirimbo nziza. Okay, umuhanzi bamwita John. Ugiye ngo agiye kuturirimbira indi ngo nshaka kwigirira se we, ariko nta kibazo. Yego. Ugiye kuturirimbira indirimbo yiwe yitwa ngo iki? Yitwa Uragaruka. Ugiye kuturirimbira Uragaruka. Urayituririmbira yose cyangwa ugiye kuturirimbira akavase kamweya? Okay, biraterwa n'umwanya muri buduhe, ariko byaba byiza ndirimbye agace kuko ndi kubona n'amasaha ari kwihuta, nta kibazo. Okay, noneho nta kintu bitwaye wowe ugiye kuturirimbira agace kamweya, nta kibazo tubanze tunumve ngo ese bimeze bite? Ese koko uyu muhanzi koko afite ijwi ryiza, afite ijwi riri kuburiya, ubwo muze no gutanga amanota kabisa muvuga ati umukobwa turi kubona biri kuburiya neza byatari gusa, ubwo nimunumva bitari guceka nabwo mubivuge muri comment, ibyo si ikibazo twagiye. Okay, byaba byiza nifatiye mikoro. Okay, nta kibazo. Bakureba ukuntu uhora ubarutsa, baraje wese urandarura, iyo nyabye ngaturanyebura, narakubonye umutima urangaruka, irwo nkuhamagara numve ko waraye neza, mpora nkurambagiza, mva nahora nkureba nshaka kukwirongorera, uri impamvu ituma mpumeka, wabuza ndeba baby ko ufite ubwoba, uzampamagare nzumva, sinezanywe no kumva, ku bwawe nambaza uwera, bakureba ukuntu uhora ubarutsa, waraje wese urandarura. Okay, murakoze. Yes, alright kabisa, ubwo mutanga amanota manze mutubwire ngo uyu muntu afite amanota angahe? Kabisa njye ndumva ijwi ari iryo ngiryo. Munatubwire nitwumva ijwi riri kuburiya cyangwa nimwumva ijwi muryitegwe kuba mwaryumva no mu ndirimbo ziwe. Ibyo ntabwo ari ikibazo, studio zirahari, aragenda akore boro tuyaploadinge tuyisohore. Ubwo muraza kutubwira muri comment. Okay, noneho rero kuri ino channel ya Mura Empire wowe uzajya ugaragara mu biki? Ni mu bijyanye n'umuziki, ni mu bijyanye na industry, ni mu bijyanye n'amafilimi, ni mu biki? Okay, byose kuri njye ndumva nabikora, gukina filime cyangwa nkajya nanaririmba, ko nyine nzi kuririmba nabyumvise, ngira ijwi ryiza nanjye nyine mbyiziho nyine, sinzi niba wabikunze. Oya, kubikunda nabikunze na cyane, utajya ngo nuko turi kumwe hano nabikunze, ahubwo mu kanya udataha utamaye nimero. Ariko nta kibazo. Hanyuma rero abantu bari kudukurikirana ndakeka aho bari bakomeje kuryoherwa bya danje bya cyane. Mu kanya rero ndabona ubwo amasaha ari kugenda dufata, ariko biraza gukunda yuko turi buze kuba turi kumwe n'abandi bantu, harimo n'aba musician, maybe ko turi kumwe n'abantu banakina n'amafilimi, ariko hagati aho ngaho kamanze nkugarukeho kuko mwese iyo muri mu kiganiro nubwo muba mugomba kuba participated. Yego, ndakeka utuntu tw'icyongereza uratwumva. warumbwiye agace Nari nkubwiye ngo iyo umuntu ari mu kiganiro hano aba agomba guparticipa. participa Bivuze iki? bivuze iki? Nyine ndi kukubaza bivuze iki? Ninjye warubajije se? Eh, Nimba ibyo warumbajije bijyanye no gukina komedi, mbirimo neza.
njye nari ngo umuntu aba agomba guparitisipa, rero kugira ngo unyemeze ko wize neza ntujya umbeshya se ngo wize ngo kaminuza ngo muri Congo ujya ubimbeshya ngo wize ngo muri Congo, niba ari za Masisi niba ari za Goma ntumbaze, nakubwira ngo nize hano ngo pirimeri ngo za Gashekasheke ukambwira ngo naragoswe. oya ubundi hari kaminuza nini iri muri Masisi bakunze kwita Wumboro. Wowe Ya Wumboro. ariko none ubwo abantu baba bayizi baze kutubwira kaminuza yitwa Wumboro. Kaminuza bita Wumboro, ukimara kwambara ka Masisi kabisa ugifata icyo bita kariya gace ko kananira wemeruka Kongo kera, ariko hari agace bakunze kwita kariya gace bakita urabona uvuye Sake utaragera Masisi, hari agace bakwita ariko ninza kukibuka ndakakubwira. Ariko wenda mu kubeshya ushobora kuba uri majoro, ariko ndi kwibaza niba koko ari byo ubundi muri Congo ngo umuntu aremera bakamurasa akabuna ariko ngo yakambukana zahabu, ngo ibyo bintu nibyo koko zibayo Oya zahabu ni ugukumakuma. Nimba uri kundeba ushobora kuba uri i Masisi cyangwa se uri Sake cyangwa uri n'ahandi hose baza Uvira. Yes ka gace ni Uvira. Uri Uvira ndakubwiza ukuri ngo shaka akantu k'agasuka gake, ndakubwira wowe umunyamurenge tugenda neza 5 hari ikintu tutavuga n'ikintu wavuga, rero reka tugenda niwe munyamurenge, fata akantu k'agasuka ugende mu ishyamba polipoli usase gake, zahabu ntirubone nawe wishyira, ahubwo urayitwara mu gitenge mu ipantaro gusa. Ntabwo nabikubwira ngo ujye kubikora bakurasa, ariko ndavuga ngo hariyo zahabu n'akazahabu. Okay, ubwo wasanga ari byo wenda niba utari kudutubura cyangwa utari kutubeshya, ariko ubwo wenda wasanga ari byo. Rero mu by'ukuri wenda kamanze nanashimire n'abantu baba bagiye badutera inkunga kabisa kugira ngo bino bintu bikorwe. Ngira ngo niba wenda hari abantu babizi, abantu twaba twaratangiranye mu mwaka wa 2023 dutangira ino cano, cemo igihe kinini twagiye dukora dusitaragoringa byanga, ugasanga turi gukora views zikaza ariko subscribe wapi, gucika intege bikaba biraje, ariko even izi n'ibikoresho ugasanga bibaye ikibazo, ariko kuri ino nshuro ndakeka ibintu byose bimaze kujya mu buryo. Mu minsi iri imbere noneho kugira ngo banabyemere, hari n'abantu buriya twagiye dukorera indirimbo bakatwambura. Hari abantu twakoreye indirimbo zo kwamamaza amacano yabo, ariko ugasanga barajya barayikoresheje twe niba twishyuye, ugasanga baragayininze ariko niba twishyuye. Hagati aho ngaho rero Imana ikomeze ibane nabo, ntabwo baduciye intege. Ubwo n'abantu baba batwifuriza kuguma hasi, ubwo tubonere kubabwira ngo iki, wowe wifuje ko nguma hasi cyangwa se ko tuguma hasi nka timu, turakubwira ngo uyu munsi twabyutse. Hari umunsi wifuje ko tujya hasi, ndi kukubwira aho ushobora kuzambona anytime, ariko uzabibona. Ndivuga ngo muri Empire twazamutse, wadushyize hasi turi ikaze, ariko ubu ngubu turi muri Empire twazamutse. Ibikoresho ni nk'amasasu, ukumva wumva ngo Iran na Amerika uko bimeze, ibifaro ni automatically kabisa papa yabana. Okay, alright. Rero nje ntago njya nkunda ibintu byo gutinda cyane mu bintu. Hanyuma muko we turi kumwe hano, ase koko bizahoraho uzaba uhari, kuko bijya bibaho ugasanga umuntu ari nko muri timu runaka kubona ngo sisiteme hagati aho ngaho. Dufite n'igitaramo vuba aha ngaha, dufite igitaramo vuba aha ngaha, tuzabibabwira tuzabibamenyesha. Kubanza tubanze tubahe projet turimo turategura zose. Ubwo iya mbere ndakeka bamaze no kwibona, ubu ngubu yagezeho. Ubwo ngubwo uyu munsi cyangwa se ejo uzahita utangira kubona noneho izo musubirizo, kuko icyari ikibazo cyakemutse. Hanyuma muko wenda hari uburyo umuntu avuga ati uyu muntu ndabona yashobora kuba yakakitinga neza, ashobora kuba yakina ibintu neza, ariko ugasanga akoze igihe gitoya. Bijya bibaho, cyangwa se ugasanga arakoze ariko iwabo bamubwira ngo bivemo, kuko turabona ukiri mutoya, nta myaka ufite myinshi yatuma tuvuga ngo wajya muri gereza ugafungwa nyine bagukurikirana. Ese uzaba uhari by'iteka? Abantu nk'abafanizi bari kureba ino video bazakubona by'iteka nyine, cyangwa se kuri ino channel bazahora bakubona, usibye wenda like nk'igihe waba wagize akabazo bazahora bakubona? Okay, murakoze, bazagumya kumbona, ariko wenda ngize nk'ikibazo nyine nababwira nyine, ariko nyine nabanje kubibwira mu rugo, no mu rugo bakunda ibintu nkora, barabyishimira nyine tu. Hanyuma se buriya bijya bibaho mu mafilime, wenda nubwo ababyeyi baba batabizi, ariko bijya bibaho mu mafilime ugasanga umuntu bamubwiye ko agiye kwakitinga ari mu cyumba, ari mu bintu bya curubaro. Ese iwanyu nibaramuka babonye iyo filimi, cyangwa se even n'abantu ba hafi yawe, urugero nka boyfriend cyane twicaranye, Oya,
Ntabwo yaba njyewe se? Okay, nawe waba we ahubwo. Okay, okay, okay. Yego, yego. Hanyuma watubwiye ngo ukunda umuhanzi Lil Jon. Mm. Nibyo koko? Yeah, ndamukunda cyane. Watangiye kumukurikirana ryari? Natangiye kumukunda 2023. Ah, 2023 ubwo niyo ndirimbo yaba yarakunze muri Lil Jon. Zino zarandagusariye za ndatinya ubwo ni nk'iyihe waba waramukundiyemo cyangwa se niyo ndirimbo ya mbere waba waramwumvishe voice ye ukavuga ati uyu muntu ndamushegeye kabisa. Okay, ni indirimbo yakoranye na Marina, nibwo natangiye kumukunda nyine tu. Ubwo iyo ndirimbo ni iyihe? Suri umudije, suri umudije. Ndi kuvugishwa nk'umuntu wikoreye inyama. Okay, nta kibazo. Ubwo ni indirimbo yakoranye na Marina. Hanyuma okay, ni byiza cyane niba unamukunda ubwo ni nk'icyo kintu wenda ushobora kuba uvuga ati Lil Jon nk'umuntu ni ubwo nabyumvishe ni role model wiwe nubwo uri mu bintu bya sinema gusa n'umuziki ubwo ndi kumva niyo yayo utabisiga. Hanyuma ubwo ngubwo ni nk'icyo kintu wabwira Lil Jon cyangwa se nk'umukunzi we cyangwa nk'umufana we bya danje. Okay, ikintu navuga wenda nko kumubona sibyo nyine ko bitakunda nyine ngo mpure nawe. Kuki wumva ko bitakunda kandi wamaze kugera imbere ya kamera kuki wumva ko bitakunda? Sha nyine ndanamusuhuje nyine tu. Umusuhuje se muraziranye? Njye ndi kukubaza muraziranye ahubwo we tubwire ngo byibuza ni nk'aka kantu wenda ushobora kuba mugiye kuvuga ati mugene nk'ubutumwa Lil Jon I'm your fans byibuza niba uzanyemereye one time duhuze cyangwa se uzaname collabo ibyo si ikibazo Okay, nk'uko ubivuze ntago mvuze ngo ntabwo nahura nawe, nshobora nko kugenda nk'uko ndi gutembera tugahura, wenda ndi umufana we ariko nyine sinzi uburyo nyine nanjye ndamukunda nyine tu. Okay, okay. Ubwo rero ndabyumva hano muri timu yanyu nihagira umuntu uguciringisha ndumva bizagorana. Okay, nta kibazo rero mwakoze cyane kuba mwaje mukitabira kino kirori. Urumva ni ikihe kintu wabwira nk'abantu badukurikiye mbere y'uko wenda mbasezerera? Ni ukudushyigikira bakadushyigikira nyine bakatwereka urukundo by'umwihariko nk'ubu iyi video ushaka kunshyigikira neza ntabwo mvuze ngo uze unkore mu ntoki oya ahubwo abasitari tuzi ba Kiramani, Safi, Nyagisi, Purisa n'abandi nk'abo ngabo ubigize umutima w'urukundo wakora share ukaba sharingira bakadukundisha abantu n'abandi nk'abo ngabo content creator bose bakaza bakadukundisha abantu ni muri Empire from Ngoma kabisa naki narenzaho. Okay. Hanyuma rero ni kazuba ni kazungu kazungu. Yego ndabibona byo kuba uri umuzungu rero gukora video muri Amerika nabyo. Aho ni abantu nari ndi kumva abazungu barimo bavuga inyuma aho ngaho yego ubu turi muri Amerika. Ahantu turi ni muri Amerika. Niyo haba ari mu nzozi ibyo ntibikure upfa ko uri kumbona. Okay, hanyuma wenda wowe n'iki wabwira nk'abafana badukurikiye ubu ngubu? Ikintu nababwira ko batwongerera imbaraga nyine bagakunda ibyo turi gukora nyine tu, ku buryo natwe dukora ibintu tuvuga ati dufite abantu babikunda bakunda ibintu dukora. Okay, n'ababyeyi bacu nyine bakabidufashamo bakaduha imbaraga zo kubikora. Murakoze. Yes alright rero murakoze cyane banje kubashimira mbere y'ibyo ngibyo. Hanyuma rero wowe uri kudukurikirana ukaba wifuza ibikoresho by'ububaji cyangwa se ukaba uri umunyeshuri usoje ibintu by'amativeti ukaba usoje ibintu bijyanye n'ubwubatsi by'ubusuderi n'ibindi bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo bikenera ibikoresho. Igisubizo nta kindi ni Berishati Business Group niyo iri kutugezaho ibikoresho muri ino minsi bifatika cyane kandi aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda even nuba uri muri East Africa naho birakugeraho kuba waba ukeneye amaponsezi meza cyane ibintu by'amaforeze ibintu byinshi cyane amanivo ibintu by'ubwubatsi ubwo abantu b'ubwubatsi bari kunyumva cyane n'ababaji ubwo mwese ewana mukomeze mushaka kubibona cyangwa se mushaka no kuba mwabigeraho ewana mukana ndabaterekero publicité mubanze mubyirebere neza kugira ngo mutaza kugira ngo ndi kubatuburira gusa Berishati Business Group iri hano i Kigali kabisa. Ubwo mukomeze muryoherwe n'izindi gahunda zose muri Empire irimo igenda ibategurira
gusa nkwibutsa yuko mbere yuko ugenda byaba byiza ukoze subscribe, like, share ndetse na comment kabisa. Ciao ciao, we love you so much, we are still on here.